turasenga Imana yo mu ijuru iritamurura. Haza umumama yari afite inda imaze imyaka 2, inda yumva ko ari umwana atwite. Umumama yaraje cyabikoze Imana iradusura iravuga ati bakozi b'Imana banje mube hafi mube maso ngiye kubereka igitangaza. Umumama araza afite inda y'imyaka 2, turasenga Imana iritamurura, turasenga Imana yihesha icyubahiro, abyarira mu rusengero, abyara igisimba cyo mwishyamba. Icyo gitangaza nabonye ko Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite imbaraga. Abyara igisimba kibyarira mu rusengero. Muri kureba se nyene ndi kureba n'amaso yanjye tumukije turi abakozi b'Imana. Ubwo wari ufite agatengo, wari ufite agatambara, twese twaratwikiye, turasenga, turamufata, turasenga, twambara imbaraga n'amavuta, Imana irahaba, iba mu ruhande rwacu, abyara igisimba. None se ngiye nigire amatsiko ngiye rebera nancanze. Yego. Aho ndahatinda ye. Yego. Mwebwe mwarasenze. Twarasenze. Indari nini. Ari nkuru. Ariko twarasengaga, ugiye mu mavuta cyangwa ugiye mu mbaraga z'Imana, wakora kunda y'umumama, wayikora ukabona umwana cyangwa se ukabura umwana. Tukafite se mari ikintu kiri mu nda ni igiki? Wakora ukumva kiguteye ishoti, wakora ukumva kiguteye umugeri. Imana yo mu ijuru iraziritamurura, abyara igisimba. Mu rusengero mu rusengero abyara igisimba. Kizima se? Kizima. Kimaze nk'iminota 30. Kimara nk'iminota 30, kimaze iminota 30 kirapfa. Kimaze gupfa turavuga ati se Mana tukigira ute mugende mu gishingure turagishingura. Cyo cyamaze nk'iminota 30 cyamaze nk'iminota 30. Ubwo se icyo gisimba cyari gisimba bwoko ki wenda wewe wakibonye? Yari imbundo. Imbundo si Mana ndamenya ari igiki kandi. Imbundo ni igiki. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu banifatira urugendo, nkifatira umwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana ko tuzanira umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi, umutanga buhamya, umwana w'Imana. Haleluya. Amina. Zamura cyane haleluya. Amina. Imana ishimwe. Komera cyane. Ndakomeye. Meze gute? Meze neza. Uyu munsi twagusuye mu rugo iwawe. Yego. Twaje ngo tuganire ku magambo meza y'Imana, ku magambo meza yurutse imitima y'abantu. Bese tugiye kuganira byinshi kugira ngo byibuze n'abadukurikiye bari mu gahinda, n'abadukurikiye bari mu mubabaro, n'abadukurikiye bari bafite nimba mu mutima wabo babashe kumva ubuhamya bwawe, babashe kumva ineza Imana yakugiriye, bibatere kongera guhaguruka mu gusenga. Haleluya. Amina, amina. Mavuta. Guma mu mavuta. Yego. Wabyumvise ku buryo n'umuntu wari ufite wari waraguye ashobora kumva Imana yagukuye, akumva imirimo Imana yagukoreye, akumva ibitangaza, akumva ikintu kimwe byibuze Imana yagukoreye, ukaba ukibuka uyu munsi ineza Imana yakugiriye, bikamutera kumva yongeye gusenga biturutse kuri wowe, binaturutse ku buhamya bwiza. Twagiye tubona abantu benshi babona ubuhamya cyangwa se bumva ubuhamya bakongera bakagaruka gusenga. Twagiye tubona abantu benshi bagiye bumva ubuhamya bw'abandi bukabatera kwambara izindi mbaraga. Yego. Wenda kangwereze nk'urugero, udafashwa no guhanurirwa afashwa no kumva ijambo ry'Imana. Yego. Udafashwa n'ijambo ry'Imana afashwa n'ubuhamya. Yego. Udafashwa n'ubuhamya afashwa no guhimbaza Imana. Amina. Udafashwa no guhimbaza Imana Amina. afashwa no kwinginga Imana. Haleluya. Mavuta Imana ishimwe. Halasi enema. Imana ihimbazwe. Amina. Amavuta. Guma mu mavuta urimo neza. Gumamo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Wabyumvise? Yego. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo hano buri muntu mu cyiciro cye yakisangamo. Mbere yuko tuganira cyangwa mbere yuko ubanza kwibwira abantu, reka mbanze mfate uyu mwanya. Ntabwo njya nsimbuka uyu mwanya, ni umwanya nubaha kandi ni umwanya nkunda. Reka nshimire ba bantu bafata uyu mwanya by'umwihariko bagakanda subscribe. Uyu muntu wafashe umwanya agakanda subscribe, yumve ko mutereye isari, ni umuntu ukomeye, ni umuntu w'agaciro, ni umuntu w'umugabo, ni umuntu ukaze ku murimo w'Imana, kubera ko hari abantu benshi bagera aha ngaha yabona ibyo twakoze umutima we ukaba utamwemeza gukanda subscribe, akaba ati ibi ni iby'Imana wapi, akabiterera umugongo. Kandi burya iyo ukanze iyo subscribe birashoboka ko notification yose cyangwa se ikiganiro cyose giturutsa kikugeraho utabanje gushakisha, kubera iki? Kubera subscribe wakanze. Rero niyo mpamvu uyu munsi
shimiye abantu bose by'umwihariko uwicaye azi ko yakanze subscribe, ndamushimiye. Si wakanze subscribe gusa, ndashimira n'uyu muntu ufata umwanya agafungura ibiganiro byacu akabireba umunsi ku wundi akadukurikira, hari n'ugira umwete akadusharinga tukabibona. Wumve ko tubashimiye, ariko n'utarayikanda yayikanda kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku wundi. Nongere gushimira abantu bari mu bihugu bitandukanye guturuka mu Rwanda, mu baturanyi bo mu Rwanda. Abarundi turabakunda, tujya tubona ko badushigikira. Uganda turabashimiye, Tanzania, Congo, n'ahandi henshi hatandukanye. Tujye hanze y'u Rwanda, turajya mu bihugu byo hanze, muri Amerika turabashimira gukomeza kudushigikira no kutureba no kudukurikirana. Mu Bufaransa turabashimiye, mu bihugu bigiye bitandukanye, Canada, mwumve ko tubashimiye bivuye ku mutima, no hirya no hino yabyo. Muri Korea yo hepfo, na Korea ya ruguru, njya numva hari niyo ya ruguru. Nongere njye muri za Tunisia, Zambia, Mozambique, Australia n'ibindi bihugu byinshi, za Ghana. Bumve ko tubashimiye umunsi ku wundi. No muri Kenya nari nabibagiwe, ariko ntabwo nabibagirwa kubera ko ku mitima yacu. Mbere yuko dutangira cyangwa tuganire, reka tubanze twakire umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, abanze yibwira abantu amazina ye, atubwira ati se ndi umubyeyi cyangwa se ndi umukobwa. Amanza twibwire kugira ngo duterane nawe tuzi ngo turi kumwe nande, kubera ko kera abana b'Imana bajyaga guterana bakabanza bakamenyana, kugira ngo n'abagukurikira ubwa mbere hano kuri Ndabirambiwe TV babashe kumenya cyangwa se babanze bamenye umuntu tugiye kubana nawe uyu munsi, ngo ninde, ni muntu ki, Imana yamutumye iki kuri twe. Ni karibu utwibwire. Haleluya, mavuta, haleluya. Umva, urakoze umukozi w'Imana. Yego, urakoze kubera ko mbaye umwanya. Urakoze, Imana yacu ikugirire neza kandi gutabare ikurengere. Yego, hari byinshi wifuza kuwiteka Imana yacu ikugerera aho tutagera, ikwambika imbaraga n'amavuta kubwo ikiganiro uduhaye muri aka kanya. Mavuta. Amazina yanjye rero nitwa Mukeshimana Florence, ndi umumama, ndubatse. Ubwo nibwo bwa mbere wenda hari mwabambona kuri iki kiganiro cyo kuvuga ubutumwa. Yego, haleluya, amavuta. Amina, amina, Imana ishimwe. Nibwo bwa mbere bambona kuri iki kiganiro. Yego, ariko byabaye ngombwa ko mbagera. Yego, nahageze, abanyumva amazina yanjye nayavuze. Gusa byo abantu benshi bangurikira cyangwa se banzi kuri filime Mama Official. Ubwo ku mazina yo muri filime Mama Official nitwa Solange, ariko niryo zina ryanjye ryo muri filime. Yego, ubwo rero ndi umumama, ndubatse, mfite abana 3. Nshima Imana, ni umumama ushima Imana. Ariko hari akandi kazina Imana yambaye. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yacu igitugirira neza, ikaduha n'ayandi mazina. Akazina Imana yambaye aho yakambereye irahazi, nitwa Asteri. Ni nka Esther. Ariko tutari twajya mu bindi, reka manze wenda mba supporting kano kantu abantu kugira ngo bajye banagukurikira. Filime ukinamo yitwa ngo iki, kugira ngo n'abantu badukurikiye babashe kuba bajya kureba banamenya ahantu filime mukinamo yitwa. Niba nabwo utayibuka, ubwo twebwe turaza kubyibuka. Mama Siri. Mama Siri. Mama Siri. Yego, Mama Siri Willy Official. Willy Official. Yego, naho ngaho. Yego, yes, abadukurikiye ubwo niho bazajya bagukurikirana, nabo n'abantu bakuru barabyumva. Ni kakano, ni subscribe ubu. Amina. Hongera utamavuta. Haleluya, amina. Ambara imbaraga n'amavuta. Yego, yes. Hanyuma uyu munsi abantu badukurikiye bashobora guhita bibaza bakavuga ati Emmy ko tumumenyereye mu bintu nk'ibi byo gufata urugendo akajya kudushakira abakozi b'Imana, akatuzanira abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana bafite amavuta. Uyu munsi Emmy, uyu mukozi w'Imana yatuzaniye, abenshi hano bamenyereye abahanuzi, abavugabutumwa, abatangabuhamya n'abahanuzi. Mbese icyiciro cyacu cyangwa systeme n'itegeko n'urugero tugenderamo ni ivugabutumwa, ni iyobokamana. Ariko uyu munsi nanjye nkahita ngira amatsiko, kuko n'ubwa mbere twahura, ariko mu mwuka ndumva twamaze kumenyana kwabera data uduhuza. Rero nkahita nigirira amatsiko n'abantu badukurikiye, nkabagirira amatsiko, nkababariza nanjye nibariza. Uyu munsi Imana yagutumye iki kuri twebwe? Ni ikihe kintu ugiye kutubwira? Ingingo nyamukuru itumye wicara aha niye, kugira ngo twicare tuzi topic tugiye kuganiraho, kugira ngo nanjye nshinga agatebe nicare numve icyo Imana yatumye umukozi w'Imana kuri nge n'abadukurikiye. Imana iguhereze umugisha. Haleluya, amen. Haleluya, amina, amina.
umukozi w'Imana arakoze. Yego. Umukozi w'Imana arakoze kumbereza ijambo. Ni byinshi Imana yangoreye. Ni byinshi Imana yandambukije. Mbese Imana yarandinze, indinda mu bihe bitandukanye, indindira mu buntu bwayo, indindira mu mbaraga zayo. Imana yacu yarakoze. Irakabyara. Ubwo rero ubuhamya natanga ahangaha, ubuhamya natanga isaha tuvugana hari ibyo Imana yangoreye byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize, sinabivuga ngo mbirondore. Haleluya, amina, haleluya, amina, amina. Ndakubwiye ngo abanyumva n'abangurikiye, nk'umuma mushima Imana, nk'umuma musenga Imana, wagira uburwayi wambamagara nagusengera, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amina. Ndibuka neza ndi gusengera ahantu ku Gisubizo ariho Imana yambereye amavuta. Yego. Narasenze Imana yo mu ijuru. Imana idutegeka amasengesho y'iminsi 20. Yego. Turayizamuka turayasenga. Irangije duteka amasengesho y'iminsi 10. Turayasenga turayarangiza. Ubwo ahangaha ndi mu karere ka Musanze, ariko aho naherewe imbaraga n'amavuta. Haleluya. Yego. Amina, amina. Mavuta, mavuta. Amina, amina. Ahantu naherewe imbaraga n'amavuta, ahantu hitwa Irutsiro. Yego. Ku musozi witwa ku Gisubizo. Ndahareba hari Irutsiro neza, uri ku Gikarongi. Mana nahambariye imbaraga, mbambarira amavuta. Talasi enema, Mwana w'Imana, ndasenga Imana iranyumva, mvuga ubutumwa Imana iranyumva, Imana irangiza inyita zajyazina nakubwiye ngo nitwa Esteri. Haleluya, haleluya, mavuta, mavuta, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka, iyo umuntu ari mu mwuka yumva neza. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka, iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe. Haleluya, amina. Nibagiye ko nagize umushyitsi. Umushyitsi wagize ko nawe ari isasu. Ndakuririmba, ndakuririmba Imana, ngunda gutera amakorasi. Yego. Iyo mvuga ijambo ry'Imana, umva, numva ndi mu mbaraga, neza ni numva nkanje. Mavuta, numva nta n'icyanshobora, numva nambaye imbaraga ziturutse mu ijuru. Ayiga Data wa twese uri mu ijuru, ayinga uko Umwami Imana azandabara, ngo nicyo gituma ndamwara. Haleluya, amina, amina, amina. Ubwo Imana irangije irambwira ndi mwaye masengesho y'iminsi 20. Imana irangije irambwira ngo nzakora ku murwayi, Imana izihesha icyubahiro. Sinjukiza ni Imana ikiza, ni imbaraga z'Uwiteka Imana. Imana irambwira ngo uzaramburira ikiganza ku murwayi azakira. Aho abaganga bananiwe, aho abakonikoni bananiwe, uzavuga byemere mwana wanjye Esteri, uzavuga byemere kubara ko ngukojeje ikara ku munwa. Niyo mpamvu nanjye naje hano kubwira, niyo mpamvu wakoze wazi, wakoze waje uzi igihe Imana yabikoze bakabyara. Wari neza mukozi w'Imana. Ibi ni byoroshye. Uzi ko ngiye kuzajya hanze? Ibyo urabizi neza. Kagira inkuru zihe. Haleluya, mfite amakuru ko ngiye kuzajya hanze. Yego. Ndayafite, ndizeye neza. Ijambo ry'Imana ngo hahirwa bemera batabonye. Uwiteka Imana yaransanze mu bicuku bya nijoro, arambwira ati mwana wanjye ndagutumye. Ayiwe nduma Yesu nduma, wase ndagenda nduma. Ayiwe nduma Yesu nduma, Samavuta, wase ndagenda nduma. Ayiwe ngo nduma Yesu nduma, wase nduma. Haleluya, haleluya. Nemere Uwiteka Imana yacu. Yego. Ahazanduma hose nzajya. Amina. Haba mu Buraya, yego, haba muri Canada, yego, haba muri Uganda, aho hose uzajya. Mana ishimwe, nzajayo kubera ko yabyemeye, kubera ko nzaba mbagarikiwe n'Uwiteka Imana yacu. Amen. Mana yacu rero ifite ubutwari n'ubushobozi. Yego. Mana yacu ntabwo igiye kubigenza. Yego. Mana yacu irebera hose icyarimwe. Aho abaganga bananiwe, Imana iraseruka ikabikora. Aho imbaraga z'abantu b'abandi zirangira, Uwiteka Imana yacu zirakomeza. Ubwo ndagira ngo ngubwire ngo abanyumva n'abangurikiye, uretse mu kanya ndaza kubahereza akanomero kanjye ka telefone. Yumva ni itegeko. Uzangenera zampamagare, yaba ari hehe, nzamurangira aho ntuye, nzanzanga mu rugo, nzasenga izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, nzavuga ubutumwa izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
imiyaga yose niwe uyihagarika Yego. iyo avuze ngo tuza byose birashoboka ayiwe imiyaga yose niwe uyihagarika iyo avuze ngo tuza byose birashoboka imiyaga yose niwe uyihagarika iyo avuze ngo tuza byose birashoboka ayiwe imiyaga yose niwe uyihagarika iyo avuze ngo tuza byose birashoboka na biriya mana ndabikweretse ayiwe uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha haleluya mina ngunda kubyina yego ngunda udukorasi yego ntabwo ndi kugutinda oya reka na twiganire Dawidi wese uyobe none cyangwa se ibyo yangize ku mutima yego Imana rero yakomeje kungendaho Imana iritamurura Imana iravuga Imana ndi ahantu hitwa Inyagahinika nari ndi umuririmbyi wo muri korali Amahoro ndirimbira Imana muri korali Amahoro nubwo Imana irangije irangira ati mwana wanjye ndakuzamuye ngushize ku musozi muremure ndakwimuye ngo ujyanye ku musozi muremure wa Ruhengeri uzagera uzamvugira ubwo rero ubutumwa bw'Imana ndi kubuvuga ubwo ndi kuvugira Imana kubera ko Imana yakize ubwenge kubera ko Imana yacu ntabwo igiye yitiranya amazina ntabwo yajya kuvuga Mukeshimana Florence ngo ivuge Emmanuel ntabwo yajya kuvuga Mukeshimana ngo ivuge Korodina ahubwo kubera ko Imana yacu tugerera aho tutagera ikatumenyera ubwenge ikaturema tukiri mu nda ya mama bacu umva ngo aho data na mama batabaye yarahabaye Mana urandengera nijye mwihangana vuga ikigoyi vuga ikigoyi mujye mwihangana natwe nicyo tuvuga aho mutumva nyine nuko nyine vuga ikigoyi oya natwe nuko utera ikorasi mukavuga ati SMS kari kwitera kuri bimeze bite oya twese nuko wacu ni ubugoyi nyine igisenyi aho harasi none yobe ko twese twirirwaga twagiye ku mazi turi kureba kuntu bimeze tugendeho kandi tugendagendeho Imana yacu tugirire neza mavuta Imana ishimwe kubera ko Imana itabura uko ibigenza kubera ko Imana irebera hose icyarimwe niyo mpamvu isaha ngiyi rero umva mukozi w'Imana ubwo nta ndwara yinzi kuragera hano ariko Imana yabishimye kuragera Imana yabishimye kandi irabyemeye Imana yabishimye kandi yabyemeye izina ry'Imana ntihabwe icyubahiro ubwo rero mukozi w'Imana ndakwinginze kugira ndagusabye kugira ngo nawe wenda hari icyo Imana yagushize ku mutima watubwira ukatubwira ni karibu turakuhaye karibu yego nta kibazo yewe ndashaka wenda nko kukubaza akantu gatoya yego mu gihe umaze uri gusenga cyangwa mu myaka umaze uri gusenga ntabwo nyizi umaze bundi kuva watangira gusenga umaze igihe kingana iki uri umukozi Imana umaze igihe kingana iki uri umunyempano umaze imyaka ingahe mu gusenga cyangwa se umaze igihe kingana gute ukishijwe njyewe ubundi bwo kwanza njyewe aho ninjiriye mu gakiza aho ninjiriye mu gusenga ntangije imyaka 13 ndi gusenga wenda gusenga ariko aho Imana inzigiye amavuta ndacyari mushasha mu gakiza k'Imana maze imyaka 6 uri gusenga uri guhanura ndi gusenga ndi guhanura ndi gukora ku bantu rikaka Imana ikesha icyubahiro sinavuga ngo ninjye n'uwiteka Imana yacu bakiza ubwo ni imyaka 6 maze nubaha Imana kandi ndi kuyisenga noneho njyewe ndi umuntu ugira amatsiko cyane ku buryo n'umuntu udukurikiye ahita amatsiko nk'ayo ngira akaba yaza n'inyuma akambwira ati hari akantu bagiye kumutubariza aka kantu sinzi ko wenda katakubangamira kukakubaza ariko njyewe ndakabaza mu izina rya Yesu umuntu ashobora guhita aza inyuma akibaza ni ko yatubwiye ko ari umumama ufite abana 3 aba bana yababyaye ku giti yababyaye kuko akenshi bamenyereye ko umuntu wese uje aha aravuga ati mfite abana 3 n'umugabo ariko ibyo njyewe nshingiye kuntu nkurikira utuntu ku tundi nabyo numvishe nkahita ngira amatsiko nkabariza n'abantu nanjye nibariza ngo kuba tubwiye ngo ndi umumama w'abana 3 byagenze gute mfite urugo rero mfite umugabo umwe n'abo bana 3 nk'uko nabivuze umugabo wanjye yitwa Imanishimwe Aime Fabrice ubwo nyine akora imirimo nyine y'amaboko cyangwa se gushakisha nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ni umucuruzi nyine ubwo nanjye mba ndi hano nyine ndi gushakisha nyine nanjye ntabwo mba nicaye nanjye mba ndi gushakisha nyine ndi gushakisha twantunga nyine
nuko nyine ni gutyo bimeze, ndi umumama ndubatse mfite umugabo umwe. Yes, urumva ntabwo wari wabitubwiye ahari. Ntabwo rero nabivuze. Urumva niyo mpamvu nanjye navuze nti hatagira n'umuntu utangira kugera aza ibintu byo kuzana ibintu by'amarari ako ngako nkagashiramo kugira ngo ahite yumva ko ari umuntu wubatse. Si byo byisi biba bikenewe, ari byiza cyane kugira ngo n'abantu badukurikiye babashe kumva ko ibintu turi kuganira cyangwa se ibintu turimo bifite icyerekezo. Yes, kankubaza ikibazo gikomeye cyangwa se cyoroshe kuri njye, ariko kuri wowe gishobora kuza kugukomerera, ariko kubera umwuka w'Imana ukurimo ukagisubiza. Ni ikihe kintu kimwe cy'igitangaza Imana yaba yaragukoreye mu gihe wabonaga ko nta nzira, cyangwa mu gihe wabonaga ko ikibazo uhuye nacyo abana b'abantu b'iwanyu cyangwa se imiryango y'iwanyu cyangwa se uwo mugabo wawe cyangwa se abana bawe bo ubwabo badafitiye igisubizo, batashobora gusubiza, handi wabonye bigucanze utanizeye ko Imana yakora igitangaza, utari usanzwe unabizi ko Imana yaguha amaboko, wowe ukajya kubona ukabona igitangaza kirabaye bikakuyobera ukibaza, ntihakagire umuntu uvuga ngo nta gihari, kuko ubuzima bwose turimo Imana igitwiyereka, ariko hari igihe ikwiyereka bitandukanye n'uko wari usanzwe ubizi mu buzima wacagamo, kubera ko akenshi usanga niba ndyamye uyu munsi harandi kuba ati n'ubundi ejo buzacya bikimeze gutya n'ibirumba, ugasanga umuntu afite iyo karande yo kuba bizi ko n'ubundi buzacya bukimeze gutyo. Ni ikihe kintu kimwe cy'igitangaza Imana yaba yaragukoreye kuva muri iyo myaka utangiye gukizwa usenga? Kuko birashoboka ko mbere yo gukizwa kwawe mu myaka 15 ishize, mbere yo gukizwa kwawe hari ibyo wabanje kunyuramo, kandi muri byo wanyuzemo mbere yo gukizwa kwawe hari ikintu Imana yaba yarakoze ikagukuruza ineza yayo. Rero njye ndashaka kumenya icyo gitangaza Imana yaba yaragukoreye kugira ngo n'udukurikiye utizeraga Imana abashe kumenya iyo Mana dusenga iyo ariyo, anabashe kuyubaha, anabashe kuyiha agaciro, bitume nawe ajya apfukama anabwira Imana ati Mana, nubwo ntasenga pe nkaba nanakora ibyo ushaka, ariko ujye umenya ko izina ryawe ndizi kandi riri hehe ku mutima. Ibyo mbivugiye iki? Bivugiye kugira ngo uhumurize abantu, unababwire iryo jambo, hanyuma tuze dutanga nimero yawe tunasoza dusengera abantu. Ni karibu, Imana iguhereza umugisha. Urakoze mukozi w'Imana. Yego. Nge igitangaza Imana yangoreye bwa mbere ngiga gusenga. Mwana wanjye w'imvura witwa Uwitonze Elisa yararwaye, ararwara cyane, ndangije njya gusenga Imana. Uri kumva? Ngiye gusenga Imana, Imana yo mu ijuru iramukiza. Yego. Imukijije, Imana yacu irakiza, Imana yakiza ubwenge, Imana yacu ntahita gukora kandi nta nahita gushira. Umukozi w'Imana namujyanye yaramusengera, hari mu mavuta yoherejwe na Mwuka Wera, arambwira ati dore umwana wawe baramuroze, atariko Imana igiye gukora igitangaza, igikore ikibemeza. Umukozi w'Imana nta muti yamuhaye, yazanye amazi ayazana mu gikombe, ubwo n'ubuhamya ngiye kuguhereza kugira ngo wemere imbaraga z'Imana, kugira ngo umenye ko Imana ishoboye byose, kugira ngo Imana wemere yuko na nyuma ya zera Imana ikora. Umukozi w'Imana yafashe ya mazi yayasutse mu njerekani cyangwa se mu garo kugira ngo mbyumve neza, arayasuka, asomye umwana wanje, amaze kumusomya ako kanya mbona ineza y'Imana, umwana wanjye rukuburozi namutanyweye, yanyweye amazi yonyine. Umwana wawe rukuburozi gutya araburuka, yarutse uburozi ari amazi anywe, yari umukozi w'Imana umusengeye. Nange ndangije ndavuga ati amina, haleluya, ndavuga ati nanjye ndayindi Imana nzakorera, uteretse iyi ngiyi yirukije umwana wanjye uburozi ntamutanyweye, ikamurutsa uburozi ndamutanyweye, iyi niyo Mana nzakorera. Umwana wawe warutse uburozi numwe twabonye hariye? Oya, ntabwo ari we, yagiye ku ishuri. Yagiye ku ishuri. Mwana yagiye ku ishuri. Yego. Ubwo rero ikindi gitangaza Imana yangoreye, Imana yangoreye byinshi cyane. Hari ibintu byinshi nagiye ndabona. Njyewe ndaguhereza ubuhamya ngubwira ngo twagiye gusengera ahantu ku gisubizo, turasenga Imana yo mu ijuru iritamurura, haza umumama yari afite inda imaze imyaka 2, inda yumva ko ari umwana atwite. Umumama yaraje, cyabikoze Imana iradusurira avuga ati bakozi b'Imana banje mube hafi, mube maso, ngiye kubereka igitangaza. Umumama araza afite inda y'imyaka 2, turasenga Imana iritamurura, turasenga Imana yihesha icyubahiro, abyarira mu rusengero, abyara igisimba cyo mu ishyamba. Icyo gitangaza nabonye ko Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite imbaraga. Abyara igisimba kibyarira mu rusengero. Muri kureba se? Nyene ndi kureba n'amaso yanjye, tumukije turi abakozi b'Imana. Ubwo wari ufite agatengo, wari ufite agatambara, twese twaratwikiye,
turasenga turamufata turasenga twambara imbaraga n'amavuta Imana irahaba iba mu ruhande rwacu abyara igisimba. None se ngiye nigire amatsiko ngiye rero biranancanze. Yego aho ndahatinda ye. Yego Mwebwe mwarasenze? Twarasenze. Indari nini ari nkuru ariko twarasengaga ugiye mu mavuta cyangwa ugiye mu mbaraga z'Imana wakora kunda y'umumama wayikora ukabona umwana cyangwa se ukabura umwana tukafite se mari ikintu kiri mu nda ni igiki wakora ukumva kiguteye ishoti wakora ukumva kiguteye umugeri Imana yo mwijuru raziritamurura byari igisimba mu rusengero abyara igisimba kizima cyamaze nk'iminota 30 kimara nk'iminota 30 kimaze iminota 30 kirapfa kimaze gupfa turavuga ati se mwana tukigira ute mugende mu gishingure turagishingura cyo cyamaze nk'iminota 30 cyamaze nk'iminota 30 ubwo se icyo gisimba cyari igisimba bwoko ki wenda wowe wakibonye yari imbundo si Imana ndamenya ari igiki kandi imbundo ni igisimba cyo mwishamba kiba kimeze nk'umuntu nyine n'ubundi ari kari imbundo byibuze se wenda kanguye nk'urugero naka kantu se mbamona kameze nk'agakende oya igisimba imbesi kijya kumera ng'ingagi nyine ni hafi aho ngo kijya kumera ng'ingagi nyine kubera ko gire cyari kikivuka ubonaga ari gito ariko kijya kumera ng'ingagi neza gutya nyine nakiboneho n'amaso yawe gutya uravugisha ukuri ibitangaza Imana byinshi yangoreye Imana yakoze igitangaza umumama yaba ari no kunyumva cyangwa se hari icyo yakora umumama witwa Mureka n'umugabo witwa Mazuba yari afite umwana witwa Edizo umwana arangiza imyaka 8 atagenda ndagenda musanga iwe mu rugo ndamubwira ati we Mureka wino tujye gusenga Imana ndamujyana ku gisubizo Imana irangije iratubwira ati umva ngiye gukora igitangaza turasenga Imana iduha amasengesho y'iminsi 5 y'ibihe turangije duha amasengesho y'iminsi 2 turayasenga turangije dusenga amasengesho y'iminsi 40 turavuga ati se Mana atari ko se Imana iri kudushaka hiki koko ubwo Imana subwo twarishe iwacu akunda ko ibintu byitwa ngibitama twanduye ibitama si byagenze harya ibitama umuntu abyandura byagenze ute ubwo ni ibintu by'imyuka mibi nyine yego ndabyumva cyane yego mu cyaro nyine ubwo umubyeyi turasenga tumaze gusenga ndibuka neza icyo gihe hari kuwa mbere tugiye gusenga Imana iratubwira ngo mwewe mwafashe ibihe mwiwe imbere y'ubwiza bwanjye ndihagira umuntu ubatanga mu rusengero turagenda tujya mu rusengero tumaze kujya mu rusengero kusa ya saa moya uwanyuma niho yari yinjiye uko twe twakoze ayo masengesho hari abantu benshi cyane turasenga duhamagara mu ijuru Imana ati ndaje mbiyereke turasenga tumaze gusenga tindabana namwe bana banje tindabatabara ndabarengera haleluya Imana yimije tugira amatsiko y'Imana iratwereka tugira mbese amatsiko nako turaharanira turasenga so guhimbaza ndibuka neza turahimbaza tumaze guhimbaza tibana banje timupfukame mvugane namwe Uwiteka Imana yacu aritamurura timwambonye timwabana banje muranesheje murahimbaje muranezeje atariko nanjye ngiye kubereka igitangaza ngiye kubereka kuko ndi Imana umwana yaramaze imyaka 8 ubwo umwana yarakambakambaga gusa ntabwo yagendaga ubwo umwana birangiye tugiye kubona igihe Imana imaze kutubwira ngo twereke igitangaza araza aravuga ngo de tubona umwana arahagurutse haleluya utajya mu mwuka yagiye mu mwuka amavuta Mana ishimwe haleluya amina umuntu utajya mu mwuka yagiye mu mwuka Imana ikora igitangaza uwari wese yaramubonye umva turasenga timwabana banje mwambonye ubwo none hasigaye twagiye kubona umwana arongera aricara tugiye kubona tongera aravuga ati mama de umwana arongera aricara tugiye kubona tongera avuze ngo made umwana aragenda azenguruka urusengero rwose haleluya umwana aragenda agendera ku mbaraga z'Imana agendera aho mu rusengero ku gisubizo icyo ni igitangaza nabonye cy'umwana wagiye amarangije imyaka ingahe imyaka 8 ubu umwana ni mukuru afite imyaka 15 umwana ni mukuru umva umwana bye byaratuyobeye bari baragiye gusenga bari baragiye kuvuza ntaho batari bageze ariko umwana yagendeye
mu rusengero. Icyo ni igitangaza Imana nabonye yakoze. Yego. Mbese ni byinshi mbikubwiye, bwakwira bugacya, mfite byinshi nakubwira. Bwakwira bugacya, ubwo nyine ni gucyo Imana ifite uko ibigenza bikemera. Yes, reka dufate uyu mwanya, yego, dutange nimero yawe ku buryo hari umuntu ushobora kuba gukurikira akumva aragukunze, kanezezwa n'amagambo meza kuvamo, kanezezwa n'ibyishimo ugira, akanezezwa n'ukuntu uhimbaza Imana cyangwa utera amakorasi. Reka mfate uyu mwanya dutange nimero yawe, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusengera abantu badukurikiye, ubundi dusoze. Ni karibu no gutanga nimero yawe, imwe ihoraho cyane ku buryo umuntu yagukenera akazakuvugisha. Imana iguhereze umugisha. Haleluya. Umukozi w'Imana rero urakoze. Nimero yanjye ni 078 73 77 83 6. Waba ufite ikibazo cy'uburwayi bwananiranye, ushaka gusengana nanjye, wambamagara kuri iyo nimero, tugahamagara imbaraga z'Imana, tugasenga, Imana ikitamurura, Imana ikihesha icyubahiro. Kubera ko byose Yesu arabishoboye, nta cyamunaniye. Uwiteka Imana aratubwira ngo tumusanga ahantu hatari abantu, ngo twihererane nawe, ngo kubera ko urusaku ruraturembeje. Nawe ubwawe ushobora kubona urusaku rukurembeje, ibibazo bikugose, ibibazo bikugoye, wamamagara tugasenga kuri iyo nimero. Urakoze cyane, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Hanyuma reka nsengera abantu badukurikiye, basabira umugisha ku Mana, ubundi dusoze. Imana ishimwe. Mana, ndagushimiye wabanye natwe, watugere neza, uhabwe icyubahiro. Mfashe umwanya wo gusengera umuntu uri mu bitaro wese, umuntu ufite ubushomere, umuntu uri mu ikode, umuntu uri gushaka perime, umuntu ushaka kubakisha inzu ye, umuntu ushaka ibyangombwa byo kujya hanze, umuntu ushaka mitasiyo, umuntu ushaka autorisation, umuntu ushaka ubwumvikane n'umugabo we, umuntu ushaka kubaka urugo, by'umwihariko umuntu ushaka gukora ubukwe, umurenge, gupropoza. Abo bose mbashize mu biganza byawe. Nsengera abasirikare b'u Rwanda, abashaka kujya hanze i Darfur, abashaka kujya mu butumwa bw'amahoro, abo bose ndabasabiye umugisha. Abapolisi b'u Rwanda basabiye umugisha, RIB ndayisengeye yisabiye umugisha. Reka igihugu cy'u Rwanda cyose gikomeze gisesikaremo amahoro, abaturage barimo basabiye umugisha. Bumve ko tubasengeye tubikuye ku mutima. Komeza uganze kuko Imana ishoboye, ni mu izina rya Yesu. Amen.